Kibagabaga ni kimwe mu bitaro bikunze kwakira abarwayi baturutse imihanda yose ba mikoro make. Ibi binemezwa n'itsinda Gwiza Urukundo ryemeje gukomanga hirya no hino rigamije gushakira inkunga abarwayi bo mu bitaro bya Kibagabaga batishoboye. Pastor Habintwara Andere ni ukuriye iri tsinda. Twaje gukorwa ku mutima nuko twasanze hari abarwayi bamaze imyaka 13, 7, 8 bari mu bitaro. Ababarwazaga barabasize, dukorwa ku mutima no kumva ko twagura igikorwa cyo kuba twashigikira abo bantu. Iri tsinda ribifashwemo n'itorero Kingdom Fellowship Church hakozwe ubuvugizi mu bagira neza b'Abanyakanada, haboneka inkunga y'ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga birimo inyunganirangingo n'ibindi. Ibi byose byashyikirijwe ibitaro bya Kibagabaga. Bishop Augustine Niyonsenga ukuriye itorero Kingdom Fellowship Church avuga ko usibye gutanga ibikoresho mu bindi bateganya gufashamo ibitaro bya Kibagabaga ari ukubashakira abaganga b'inzobere bavura indwara zitandukanye. Muri rwego tumaze guhura n'inshuti zacu muri Canada za Gods of Love, badusabye batubaza ngo ni mufite ivuriro mukorana nabyo. Turababwira ko dufite ivuriro ya Kibagabaga mu Rwanda dukorana naryo. Hanyuma muyo mpamvu batubaza ibyo dushobora kubasigikira, turababwira, turabasobanurira. Hanyuma n'ibindi byinshi basaba gukora. Iyi ni itangiriro, ariko ibiri imbere ni byinshi cyane bifuza kuzakora no kuduha n'abaganga bamwe baza ba specialist. Hari abanyamadini basanga mu nshingano z'amatorero n'amadini hakwiye kujyamo nizo kwita ku bababaye by'umwihariko abarwayi bo kwa muganga. Kuniko Pastor Saturday Ntambarinosa abisobanura. Nk'ubu mubonye ko bagennye ibikoresho nk'ibi byiza bigiye gufasha abantu kwa muganga. Amatorero rero na agira ibikorwa byiza mu gihugu mu gufatanya na leta kubaka abaturage mu buryo bwo muri roho no mu buryo bwo mu mubiri. Ibitaro bya Kibagabaga bivuga ko bigira abarwayi batandukanye bababaye ba mikoro make, bityo bigasaba abanyamadini n'abandi bafite umutima utabara kubifasha kwita kuri abo barwayi. Pascal Nabayo ashinzwe imicungire y'abakozi mu bitaro bya Kibagabaga. No gukomeza gushishikariza abantu bose bumva bashaka gufasha batishoboye ko bakorana n'ubuyobozi bw'ibitaro bya Kibagabaga cyangwa se n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kugira ngo abatabashije kubona ubufasha butandukanye bari kwa muganga babashe gufashwa, kuko n'Abanyarwanda duha serivisi iyo babonye ubunganira birafasha. Inzego z'ibanze zigaragaza ibikorwa by'ubugiraneza nk'ikimenyetso cy'imiyoborere myiza mu buryo busobanurwa na Gahongayire Angelique, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyagatovu mu murenge wa Kimironko. Usibye ibikoresho byo kwa muganga n'ibindi byahawe ibitaro bya Kibagabaga, itorero Kingdom Fellowship Church ryanahaye abaturage batishoboye imyambaro ndetse amwe mu mashuri agenerwa ibikoresho. Ibi ngo biri mu rwego rwo gutanga umusanzu waryo mu iterambere ry'igihugu. Daniel Hakizimana, Flash TV.